hatari kabeho rugurira kari dance home sweet home amana ese wakurikirana entertainment hano mu Rwanda andari biko kazi nkora aho twapudete ibintu byabaye waragiye ibintu byabaye byabereye na bidasanzwe muri entertainment banze ngutemo tibloni baramuri komereza je ndabizi na show ya Danger yabaye ya Trace ni ebana yabaye inkuru nini cyane imahanga kabisa ndakeka ari na bindi numvisha ese mba ndi kumva indirimbo wakorewe ibitaramo bitanu muri Canada ni cyagatatu cyeje ubundi muri Rwanda Youth Convention tubwira ibitaramo byo muri Canada wakoze umusaruro uvuyemo none experience kuri Kenisoro Kigali mu Rwanda twitege Kenisoro umeze gute igitaramo kinini nakoze bwa mbere ni Montreal ubwo nageragayo bwa mbere ikindi nagereranya nyine nkaho nagize nyine successful cyabaye successful ni cya giheruka kuba cya Rwanda Youth Convention twabonye abantu benshi cyane kubera ko hari haje abantu bagiye batandukanye n'abo muri Amerika ariko so far ibintu byose byagenze neza ibitaramo abantu hari barabikurikiranye cyane kabisa ya experience ni nziza nize ibintu byinshi bitandukanye nize ko ngikeneye gukora imiziki myinshi nize ko hari abantu duhereza ibintu tutaba tuzi ko byabagezeho ahubwo tugomba gukora byinshi kurushaho ni byinshi cyane no kugira abantu kuko hari twagiye tugira abantu bagiye hari baraduhagararira baraturepresentinga ugereyo ugasanga n'umuzungu ari kubyina indirimbo yawe atazi ikintu isobanura Kenisoro ukigenda abantu benshi batagiye kuvugana mu nyidagaduro ati Kenisoro aragiye hari inkuru zavuzwe ati Kenisoro nazaga waje kutanga n'ubusobanuro avuga ati rwose ngenza ukabunda mu rugo zira ngutekereza ko zavugwa kubera iki nkeka ko ari uko natinze bibaye amezi abiri ariko ntago nari kuburana hari ibintu byinshi ntarakora mu Rwanda ntago nagenda ngo miti nsigara hariya indirimbo zikundwa n'abari n'abategarugori muri Canada cyane twari tukubona uri kumwe n'abarimo n'abadumba muri gusangira kamwe bona n'abakobwa bari hafi aho ngaho abari n'abategarugori muri Canada bagufashe gute bakwakiriye gute hariya tuhafite inshuti nyinshi cyane hari benshi cyane hari bari n'abategarugori nk'uko wari ubivuze bamwe twiganye bamwe tuziranye mu buzima bwo mu Rwanda badufashe neza of course twarabashitsi nago bari kudufata nabi Keni ibitaramo wakoze ni bitandatu mu mezi abiri haba ari imishinga kure muri Canada bo nago nigeze mbasha kuba nakora ibikorwa hariya kubera ko nari mfite time ntoya kandi ngomba kwibyaza umusaruro ariko ndacyafite igihe kinini cyo kujyayo na mu gitondo natega indege nkajyayo nkagenda ngakora ibikorwa cyane ko nari mfite n'ibindi uvuze ngo na mu gitondo wasubirayo mfite visa y'igihe kinini wagiye Canada wagiye Canada mu Burayi Amerika yo twitega ryari amajyepfo naza bise ndi kubiteganya cyane bitanatinze cyane ndahita nsaba uburenganzira bwo kuzajyayo kuko ndi kugenda ngerageza kugira experience yo hanze nabonye hari ikintu cyinshi iyo umuntu travelinza yiyongera ku bintu bya yarasanzwe akora Keniso wabaye mu itsinda bivuze ngo ufite experience yo kuba mu itsinda no kwikorana kandi itsinda wabagamo wari umuntu ntatinya kuvuga yuko imbaraga zawe zitagaragaraga cyane ntago abantu bahaga amahirwe biri ruzima ndetse na Moze ukabona uri ku ruhande ariko kano kanya nubwo ntawo pima success y'umuntu ku buntu nubuzi icyo ashaka ntago natinya kuvuga ko imibare nyereka kare muhanzi muri bo uhagaze neza ni gute wasobanura kuba muri groupe no kuva muri groupe n'urugendo wakoze nyuma yo kuvuye muri groupe kugira ngo tukubone byose no guhirwa nuko bitaduhiriye ngo dukomezanye ariko habaho n'amahirwe wasanga uno munsi ari ngewe ari bire nawe ubyumenya ntawamenya ariko kuba muri groupe nge byaramfashaga cyane kubera ko byanyoreza akazi ariko kuba ndi ngiye nyine of course ibintu byose mbyikorera ngiye nyine nubwo umuntu agenda yunguka abantu akagira team ariko byabanje no kungora ngitangira career solo kuba muri groupe rero habaho gutizanya imbaraga gutizanya umurindi kugira ngo ibintu bibashe kugenda icyo nari mvuze cyuko nawe wabonaga yuko ari wowe utagaragara cyane muri groupe nawe cyakora kibonaga ntago nge nakibonaga kubera ko nge nabaga ndi no mu gikari ahantu twakoreraga ibintu byose asanga hari n'ibyo twaririmbaga ari ngewe wabitumitse ntibigaragaye wakirute gusangira urubyiniro mwe na DBN muri Rwanda Youth Convention muri weekend ishize ni ikintu gikomeye cyane kubera ko Ben turaziranye naramukoreye BGV bacitaho barabizi dukorana tubana de Ben no igihugu cyose ni Uganda ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane nawe narabimubwiye ni
abonye ahantu ibintu bitangiye kugera ni by'agaciro gakomeye cyane kandi nawe ni umuntu ukomeye cyane ntabwo nabura kubyishimira. Kamera za The Choice hari uzafashe rero uri hariya hari umuntu wasuje bitandukanye n'abandi mu rukundo n'urukundo n'urukundo niyo wazanye kino gihuru bana niyo wakinzaniye nta wundi muntu nakwemera akakizana. Ufite umukunzi ubwo rero ndamufite. Umwe mu bahanzi berekanye ko abandi bararisha oya nta mpamvu mbishira iki se ndi umuntu nanjye ndakunda. Hanyuma Kenisol ni amahirwe akomeye wari ugize cyane ko iyi weekend abahanzi bo mu Rwanda bayihariye ubwo turavuga Bruce Melody ubu ngubu uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari The Ben, hari wowe, hari Masamba, Intore, ibitaramo muri gukora muri kiriya gice cya Amerika na Canada ni ibitaramo bifite icyo bivuze ku muziki w'u Rwanda by'umwihariko, ariko ni kenshi tubona umuhanzi akoze igitaramo kinini yagiye Canada, yagiye Europe, akoze tour akagarukana ibitaramo gusa. Niye mpamba Kenisol agarukanye mu gihe cy'amezi 2 hari abanyarwanda basanzwe bakora hara muri Canada, hari abatuyeyo. Nyuma y'ibitaramo niki uzaniye abantu basanzwe bagukunda bagukurikira umunsi ku munsi? Nabishira mu buryo bw'akazi ko ngewe nagiye already hari ibikorwa byinshi mfite narashira hanze, hari ibintu byinshi nateguriye abantu ni nacyo kingaruye. Hano abahungu bakaniye kabisa, bakaniye bari gukubita imizigo hanze ni time baba bari bukurasa. Rero urumva rero ngewe ngarutse gukora, ngarutse gushira mu projet zanjye hanze nagiye nasohoye. Ikindi kintu cy'agaciro nungutse cyangwa nabonye hariya ngewe nagize abantu ubu ngubu mfite abantu bari mu bintu byanjye. N'umufungo nakozeho gake. N'umufungo wakozeho gake. Kenisol abahanzi bakorera umuziki hanze aba diaspora bakunda kuvuga yuko impamvu bibagora ari uko promotion y'indirimbo zabo batari mu gihugu ibagora. Kandi we wasohoye indirimbo enough kandi uri hanze. Feedback yari itandukanye n'indirimbo wasohoye hano mu Rwanda. Enough n'indirimbo yari isanzwe yari kuri EP yanjye yitwa Stronger Than Before. Indirimbo nakoreye mu Bubiligi. Nagizemo delay cyane kubera kugenda umuntu yongeramo ibindi bintu twari twarayikoze footage tubana nkeya. Shout out kuri Julie. Rero nayisohoye ngira ngo nyine abantu bayibone kuko n'ubundi nawe byemereye. Ntago yagize feedback nini cyane nkuko abantu baba babitekereza ngo video yakorewe hanze irahita igira amamiliyoni cyangwa iki, ariko ni itafari rindi yashize kuri kariyeri yanjye. Ya feedback rero ngewe iba yabaye nziza kubera ko hari ikintu cyakiyongereye muri kariyeri. Bivuze ko n'ubundi abahanzi bakorera hanze bavuga yuko impamvu badatera imbere ari uko batari naha bifite ishingiro. Oya ni strategy bashiraho ko nanabibonye ko nabonye ko nize hariya ko bibaye ngombwa ko mpajya nakora. Wakora. Ikindi nanjye natamubaza wagiye by'umwihariko n'umwe mu bahanzi bari guhatana mu cyiciro cya Trace Best Rwandan Artist Trace Award, by'umwihariko ndani waje no kuba ugitwara kuba wagitsindiye, ariko by'umwihariko kuba wari ugiye muri Canada ufize neza kuri nanomene mu Rwanda. Niki kindi kuri wowe muri Kenisol wiyumva gute muri kiriya gihe nyine ari muri Canada bataravuga uwatsinze wowe ubwawe amaso yawe bise waba guceka imibare higeze byari meze bite? Oya nari muzi of course tuba tubizi rega bino bintu dukora tuba tuzi umuntu domina, tuba tuzi n'umuntu uri kugerageza, tuba tuzi ukuntu imibare ipanze. Nari mbizi rero kandi narabyishimiye ko ari na Bruce wagitwaye, wenda ubutaha ni ngewe. Wabashije kuganira na The Ben muri cya gitaramo muganira ku muziki wa hano mu Rwanda? Ntabwo twaganira ibintu byinshi ariko nyine twaganiriyeho gakeya ko twarirukangaga twari dufite time nkeya. Kenisol ubona ufite ku gitaramo gikomeye muri Afrika, haba hari ibiganiro ko waza dutaramira? Munsabire igihe cyadutwaye rero abantu baranegereje hano. Manager twasigaye oya manager ntago yaje no munsi dufite ari project dufite mu Bubiligi. Oya nagutoroka rega kubaho ko nawe afite visa nini cyane. Nabwo dufite ejo bundi Ben ahagaze ahangaha ajya muri Canada yanenze ijambo ryitwa bato, avuga ko ari ijambo rigamije gusenya abahanzi aho kubafasha. Kandi iyo turebye Kenisol tubona abahanzi yazamukiye geri kimwe nabo ndetse no kunyura mu gitangaza mufashwa na Bruce Melody ntacyo byaba bitwaye abarebera umuziki ya music promoters bo mu Rwanda. Ateguye nk'akabato ka wenda na Juno wenda n'urugero ntanze. Ku giti cyawe utekereza iki kuri bato imaze iminsi iri kuvugwa cyane mu gihugu cya Uganda, ariko yagera mu Rwanda umuhanzi agahita avuga ati iyo ni politike, ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bigamije gusenya abantu. Batona umuhanzi mukuru abinenze nk'ibintu bibi. Ese bato Kenisol ayitekerezaho iki? Ese tuyikoze na Juno kizigenza yaba ari ukubasenya koko?
bato biterwa n'ikintu igamije, biterwa n'ukuntu yanavuzwe iyo bato, ko njyewe nkeka ko bato zisanzwe zibaho cyane kandi byanakwinjiza n'amafaranga, ahubwo bibe bitarimo inzangano, izo bato zibeho zikorwemo amafaranga. Ntago mbibara nko guhangana cyangwa iki, ko turazibona bato zisanzwe zibaho, dusanzwe tubona amashow menshi y'amabato muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye, ahubwo biterwa n'iyo bato ikintu bashatse kuyita. Wabona giriya aho yaba igamije iriya yakrewe tinzwe n'abafana yadusabye itwaye iki? Oya iriya nabonye irimo politiki, ariko ntago urugero rwa politiki irimo. waba uri ku ruhe ruhande hagati ya The Ben na Melody? ndi ku mpande zombi. Urakoze cyane.